Philadelphia Imana iratsinda. Tonge kubasubuza igitondo cyiza Imana ibaha umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas uturuka muri itorero Pentecote de Reve Philadelphia. Tukaba dushima Imana iki gitondo ituhaye umwanya wo kuba imbere yanyu. Ariko reka tubanze dushima Imana. Turagushimiye Imana yacu. Urera kandi urakiranuka. Niwe waremye isi n'ijuru. Urategeka bikaba. Turarara tukabyuka tukabyutswa nawe. Niyo mpamvu iki gitondo turagushimiye. Twaje imbere yawe tugufukamiye. Twaje imbere yawe kugushaka. Twaje imbere yawe kuvuga butumwa bwiza. Banzo tubabarire. Wezi isi turimo. Wezi itorero ryawe. Wezi abakozi bawe. Wezi abera bose. Abatarakumenya no gusobanukirwa. Nabo bagirira ubwo buntu Mana yo kubabarira ibyaha. Yesu ufashe ijambo ryawe riha imbaraga. Tuhagaritse imbaraga zose z'imyuka mibi zirwanya ubutumwa bwiza. Kirere turagisenge mutwari bwa Satani turamenaguye mwami. Reka Umwuka wera tumanukire. Mwuka wera tubere umuyobozi. Abazatumva bose iri jambo ribagirira umumaro. Icyo twirukanye ni imbaraga z'umwanzi Satani. Udushoboje kandi udukomeze kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Amina. Tugiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dushima Imana kuko Imana ikomeje kuturinda bene data. Nimba turiyo ni kugwa imbaraga z'Imana. Ntago twabura ishimwe kandi Imana inezezwa n'ishimwe. Tusigaje misi makeya turangiza kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi Imana ikomeje kuturinda no kutugirira neza cyane cyane tukiumeka muka w'abazima tutapfuye. Nishimwe rikomeye rivuye mu maboko y'Uwiteka. Tugiye kuganira kubw'ijambo riratubwira iki. Mutwe w'ijambo ryacu shaka kubana n'Imana mu buzima bwawe. Tushake kubana n'Imana mu buzima. Tushake kubana n'Imana mu buzima kuko mu kubana n'Imana arimo amahoro, ariho umugisha n'ubugingo n'ibindi byinshi. Kushaka kubana n'Imana mu buzima dusanga tuboneramo amahoro, tuboneramo umugisha, tuboneramo n'ubugingo. Musumwe tuzajya kuba mu bwami bwo mu ijuru. Iyi minsi dufite byinshi turimo gushakisha. Turashakisha ubuzima, turashakisha tuve mu rwego turimo, turashakisha ibintu byinshi. Ariko mbere ibyo byose tubanze gushaka kubana n'Imana. Mu gihe tubanye n'Imana izatugeza mu bindi twifuza. Mu gihe tubanye n'Imana yo iraturinda tukahabwa imbaraga yo gushaka ubuzima bw'isi. Yesu ahabwa icyubahiro kandi ashirwe hejuru. Iyo jambo tugiye kuganiramo turayisanga ku gutegeka kwa kabiri gice cya 30 murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20. Reka tuasome. Dore uyu munsi ngushizeho imbere ubugingo ni byiza n'urupfu ni bibi. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo kugira ngo ubeho ugwire. Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo guhindura. Ariko umutima wawe nuteshuka nduyumvire ukoshwa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Ndimuzaramira mu gihugu mwambuke Yorodani mujye mujyanwemo no guhindura. Uyu munsi ndatanzeho ijuru n'iyisi ho abahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ukunda Uwiteka Imana yawe uyumvire uyifatanyeho akaramata kuko ariyo ubugingo bwawe no kurama kwawe.
kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye abasogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha kutambagira. Twagarukiraho tugiye kuganira kubwirira ijambo. Twavuze ko gushaka kubana n'Imana mu buzima bwacu tuboneramo amahoro n'umugisha n'ubugingo. Twasanze navuze ko turashaka byinshi. Iyi minsi tufata urugero, abakobwa barimo kwifuza kubana n'abafasha, abandi barimo kwifuza kwiga. Umuntu arifuza kwiga imodoka, umuntu arimo kwifuza gukora iki? Kuhabwa permis. Umuntu arifuza kuhabwa inzu. Ariko ibyo byose navuze, icyo tugomba gushaka ku mwanya wa mbere no kubana n'Imana. Kuko mu gihe tubanye n'Imana ituha umugisha, mu gihe tubanye n'Imana iraturinda, mu gihe tubanye n'Imana idukiza urupfu, mu gihe tubanye n'Imana itwongera misi yo kubaho, mu gihe tubanye n'Imana icyo tusaba turakibona. Bwana Yesu asifiwe. Hano yari igihe cya Mose ayobora ubwoko bw'Abisirayeli. Bageze mu nzira bari mu butayu, Mose yatangira kubwira Abisirayeli aya magambo: ni ngombwa dushake kubana n'Imana mu buzima turimo, ni ngombwa dushake kubana n'Imana mu butayu turimo. Uriyo kubana n'ibintu ariko utabanye n'Imana, uriyo kubana n'amafaranga utafite Imana, uriyo kuba wambaye imyenda myiza udafite Imana, uriyo kwiga amashuri ukaminuza udafite Imana. Shaka kubana n'Imana mu buzima bwawe, bizakuhesha umugisha kandi uzarama n'umunsi umubone bugingo buhoraho. Mose arababwira iki? Dore uyu munsi ngushizeho imbere. Uyu munsi n'umwuka w'Imana avugana n'ubwoko bwayo. Uyu munsi ngushizeho imbere ubugingo n'ibyiza. Mbere y'umuntu Imana yashizeho ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi. Ubugingo n'ibyiza birakurikirana. Mwanya ushaka kubana n'Imana ikuha ubugingo n'ibyiza, ariko mwanya utashaka kubana n'Imana ikuha ibibi n'urupfu. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ngushizeho imbere ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi. Rimwe na rimwe abavutse mbere yacu barimo kutusobanurira ko barimo kubona ibintu byinshi birimo kuhinduka. Kirere, buzima busanzwe, mico y'abantu, myifatire y'abantu. Hari ibintu bimwe na bimwe tutakunda abantu bataryaga, ariko iminsi kubw'inzara tusigaye tubirya. Basanga ari ibintu byinshi birimo kuhinduka. Ariko mu gushaka kubana n'Imana si ngombwa tuhinduke. Ni ikintu tugomba kugishaka ku manywa na nijoro, kubana n'Imana mu buzima bwacu, kuko ari byo bituhesha amahoro. Ewe mu Kristo kukizwa gusa sibyo, uvuga ko narakishijwe byarangiriye. Ariko nimba twakishijwe tugomba kongera gushaka kubana n'Imana mu buzima bwanje bw'iki Kristo. Ngushizeho imbere uyu munsi ubugingo n'ibyiza, urupfu n'ibibi. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana no kugenda mu nzira ikuyoboye. Imaze kugushiraho ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi. Mose arongera avuga kuko ngutegeka uyu munsi. Ari itegeko abantu b'Imana bahabwa. Ntago twagendana n'Imana kivange, ntago twakorera umurimo w'Imana nguko twishakiye. Korari igira amabwiriza n'amategeko, evangeliste mu itorero agira amabwiriza n'amategeko, mahame y'itorero agenderamwo. Abashumba bayobora itorero bakurikije amahame y'idini y'itorero cyangwa se buyobozi bw'umwuka wera. Ntago wapfa kugenda ku murimo w'Imana nguko wishakiye. Niyo mpamvu n'agakiza tugomba kuhinduka, tukagendana na wa mwuka wari muri Yesu Kristo.
mwuka wari muri Yesu Kristo wari umwuka w'iki? Wo kubaha amategeko y'Imana. Nta cyaha na kimwe Yesu yakoze. Mwuka wo gukiranuka, mwuka wo guca bugufiya, mwuka wo kumvira Imana. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyobora. Mukristo agomba gukunda Uwiteka Imana ye buri munsi na buri saa, ukagenda mu nzira Imana ikuyobora. Kujya mu ijuru si kugenda ikivange. Kujya mu ijuru tugomba kugenda nguko Imana ituyobora. Mwanya tumviye na niko bizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Yesu atufashe kandi adushigikire. Nuko ari ibibazo biremereye isi, nuko bibazo by'ubuzima niyo bituhangayikije biraducanga, ariko tugomba kumva mutima wo gukunda Uwiteka Imana waturemye, kandi tugashaka kugenda mu mabwiriza n'amategeko Imana ituyobora, no kwitondera ibyo yategetse mu mategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire. Kugira ngo tubeho tugwire, tugomba kwitondera ibyo yategetse mu mategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire. Ari ikintu gishobora gutuma mu Kristo cyangwa kiremwa muntu abeho kandi agwire. Nugukora iki? Nukwitondera ibyo yategetse mu mategeko yayo n'amateka yayo. Ndukice, tugomba kwirinda kwica. Ndukibe, ndugasambanye, ndukabeshere mugenzi wawe. Tugomba kwirinda ibyo bintu, tukakunda Imana n'umutima wacu wese. Ibyo bizatuma tubasha gukora iki? Kugira ngo tubeho. Ntago twapfa kubaho gusa ku bwacu, tubaheho kubw'ubuntu bw'Imana, tubaheho kubw'imbaraga z'Imana, ariko kugira ngo tubeho tugwire tugomba kuyumvira no kubaha no kwikunda. Yesu atushoboje kandi Yesu atugirire neza. Bisubizo by'ibibazo dufite muri bibiye biri ku Mana yonyine itorero ryayo. Yesu atukomeze. Uwiteka Imana yawe iguhe umugisha mu gihugu ujyanwamo no kurimbura. Kugira ngo Imana ituhe mugisha yabajyanaga Kanani, no kugira ngo ibaho umugisha mu icyo gihugu, kandi bazakora iki? Barimbure icyo gihugu, bahabwe mu mugisha. Ariko basabamo iki? Kumvira amategeko n'amateka y'Imana, kugira ngo ubeho ugwire. Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanamwo no guhindura. Nimba turi mu isi, Imana irashaka tuhindure isi. Anyuma yo kuhindura isi, Uwiteka atuheshe umugisha. Niyo mpamvu tugerageza kuvuga ubutumwa bwiza, niyo mpamvu tugerageza kwera imbuto nziza, niyo mpamvu tugerageza kuhamya Kristo, kugira ngo tuhindure n'abandi nabo bahinduke kuba abigishwa b'Imana. Nyuma y'iyo mirimo tuhabwa umugisha n'Uwiteka, kandi tubashe kugwira no kubaho. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ntago turi abantu bo kugenda nguko twishakiye, ntago turi abantu bo gukorera ibyo twishakiye. Mu Kristo buri gihe cyose aca bugufiya, gukunda Imana, kubaha amabwiriza y'Imana, agagenda nguko Imana ibutegetse. Nawe azahabwa umugisha n'Imana witekaye mu icyo gihugu imujyanamo. Murongo ukurikiraho. Ariko umutima wawe nuteshuka, birashoboka, kuko Sawuli nawe yarateshutse. Birashoboka kuko Yuda nawe yarateshutse, kuko turi abantu. Ejo nejo wateshuka. Nagiye mbona abantu bamaze kuhabwa umugisha n'Uwiteka, mundu agateshuka, akava mu mategeko y'Imana, agatangira gukora ibibi mu maso y'Uwiteka, akibagirwa ko Imana niyo yadukuye gucavu ikatwicaza n'ibikomangoma. Mundu agateshuka. Yesu hano murongo ratubwira iki? Ariko umutima wawe nuteshuka, nduyumvire, ukoshwa, ukikubita imbere y'izindi ukazikorera. Mutima w'umuntu ushobora guteshuka.
nduyumvire iyo Mana yakugiriye neza, nduyumvire iyo Mana ikurinda, nduyumvire iyo Mana yagushize ku uwo mwanya urimo, nduyumvire iyo Mana yakuhaye impano zayo, nduyumvire iyo Mana yakubakiye urugo, nduyumvire iyo Mana yakuhaye ubwenge ugateshuka, nduyumvire ukoshwa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera. Ari kibazo hagati yanje n'Imana. Uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Umuntu wese uteshuka atabashije kumvira Imana akabasha kuhoshwa n'ibindi hano ku isi birimo kuzunguza abantu, bakibagirwa Uwiteka, bakajya kwikubita mbere y'ibindi bigirwamana, bakajya kwikubitira mbere y'andi masanamu bagaragaza ko ari yo Mana yabo. Uyu munsi ndakubwira yuko uzarimbuka. Uwo muntu bijambo ry'Imana riratubwira ko azarimbuka, nuko Mose yabwiraga Abisirayeli. Mbese mumenye ko Imana yanyu nimwe iba mu ijuru, niyo mugomba gukorera, niyo mugomba gufukamira. Yemwe bene data mu imisi, si imisi yo kwiringira abapfumu, si imisi yo kwiringira abakonikoni, si imisi yo kwiringira ibingindi bigirwamana bifite amaso bitareba, bifite amatwi bitumva, bifite umunwa bitavuga. Ni imisi yo kwiringira Uwiteka, tukayikorera mu buzima bwacu, tukayubaha, kuko tuteshutse tukafukamira bindi bigirwamana. Ijambo ry'Imana riratubwira ko nduyumvire ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera. Uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Yo mbega urugendo twatangiye. Hariyo abantu bakunda kwiratira imyaka bamaze mu gakiza, ariko kure kwiratira imyaka ntabwo ari cyo gisubizo. Wowe ni ukwirinda gusa utateshuka, kuko uteshutse ushakurangiza myaka 40 mu gakiza, myaka 50 mu gakiza, kuko ubwoko bw'Abisirayeli bamaze hafi myaka 20 mu rugendo, myaka 30 mu rugendo, ariko bageze imbere barahinduka. Mana yakoze iki? Mana yarabarimbuye. Abo bose bavuye mu kivange mu gihugu cya Egiputa, sibo bose binjiye mu gihugu cya Kanani. We nukwirinda, nanje nukwirinda, tukubaha Imana, tukamvira Imana amabwiriza yayo, tugakora ibyo yadutegetse, kuko itufitiye mugambi yo kutuhesha umugisha n'umunsi twabona ubugingo buhora. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Ndimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanamwo no kurimbura. Uyu muzarimbuka. Ndimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanemwo no kurimbura. Mbese yaberekaga iki? Ati igihugu mugiye kujyana mu kiriyari, mugiye kwambuka ni Yorodani, ariko nimuteshuka mutumvira iyo Mana muzarimbuka, kandi ntago muzinjira mu cyo gihugu. Oh Mana ishimwe, kuko buri gihe cyose ntago ipfa gutungura abakiranutse, ibanza kutubwira amategeko yayo. Mana kandi dushoboje ni twebwe abantu tugenda tunanirwa, tugenda turambirwa, tugenda duteshuka, tugenda tumvira bitakwiriye, ariko ni tuoshwa n'ibindi tukajya gupfukamira bindi bigirwa Mana. Numenye ko tuzarimbuka, ntago tuzinjira mu gihugu Imana yatutegetse ko twambuke Yorodani tuje kuhindura. Yesu atufashe. Sasimbizi imisi wagaze gute, nanje mpagaze gute. Reka kuvanga Imana n'ibigirwa Mana, reka kuvanga bya Kristo na n'ubwo mwijima. Yesu no mucyo, natwe tugomba kuba mucyo. Mana nuwera, natwe tugomba gushaka kukuba abakiranutsi. Yesu atushoboje. Murongo kurikiraho, uyu munsi nanze ijuru nisiho abahamya. Mana irababwira Abisirayeli uyu munsi yari isezerano rikomeye Mana yagiranye nabo. Uyu munsi ntanze ijuru nisi ho abahamya bazabashinja. Isi ntanzeho ijuru nisi ho abahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha. Yo Mana yanjye we, Mana itanga. Mose arababwira ko uyu munsi Imana itanzeho ijuru n'isiyo abahamya bazabashinja yuko ngushizeho imbere ubugingo n'urupfu. Biri imbere yacu ubugingo n'urupfu. Ni wowe kugira ubwenge, ni wowe gushaka inzira y'ukuri,
kandi umuntu ushaka inzira y'ukuri abona ubugingo, ariko umuntu utashaka inzira y'ukuri abona iki? Urupfu. Mane tugirire imbabazi, tuhe ubwenge yo kugendana nayo nguko bikwiriye. N'umugisha kindi cya gatatu, imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo. Mane ishizemo ibyo bintu byose, ubugingo, urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo iki? Ubugingo, ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Tuhitemo ubugingo tubone kubaho n'urubyaro rwacu. Rimwe na rimwe ngunda kuvuga mu materaniro, gukorera Imana ntago ari inyungu ya pasiteri. Abantu basigaye babona ko itorero rya pasiteri nawe ni umukozi. Itorero rya Kristo ni wapfiriye itorero rye ku musaraba. Natwe atuhamagara ari wowe, ari twebwe abavuga butumwa, ari abahanuzi, ari abayobozi, ari abanyimpano, turi abakozi ku murimo. Sasa umwanya ukoze neza ku murimo w'Imana n'umugisha kuri wowe n'umuryango wawe. Ariko ubumenya ko umwanya ukoze nabi murimo w'Imana n'umuvumo kuri wowe no ku muryango wawe. Kuko hano kuri murongo aravuga ko uyu munsi ntanzeho ijuru n'isiho abahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha, ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Kubaho hari abahamya Mana yashizeho ijuru n'isi, kandi gashiramo ikintu kitwa iki? Ubugingo, urupfu, umugisha, kugira ngo tubone gukora iki? Kubaho kwacu. Kubaho si kugira amafaranga, kubaho si kugira ubwenge, kubaho si kugira ibiro byinshi, kubaho si kugira isante nziza, ariko kubaho no kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Kubaho no kubaha amategeko y'Imana, kubaho no kunezeza Imana, kubaho no gushaka ubugingo, kandi bizatuma tubeho n'urubyaro rwacu. Murongo wa nyuma, ukunde Uwiteka Imana yawe uyumvire. Gukunda Imana ni itegeko kuri twese abaremwe. Gukunda Imana no kuyumvira, ibyo nibyo byagiye birimbura abatubanjirije bamwe na bamwe. Kutakunda Imana, kutumvira Imana, Mana nayo ikagira ifuwe ikabarimbura, kuko Mana yacu ni nyir'umujinya, ni nyir'ifuwe. Mana igira ifuwe. Mana ikunda umuntu ukiranuka. Mana ikunda umuntu uyumvira. Mana ikunda umuntu uyubaha. Ukunde Uwiteka Imana yawe uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariho ubugingo bwawe no kurama kwawe. Gukunda Imana ariho akaramata, kuko ariho ubugingo bwawe no kurama kwawe. Gukunda Imana ariho ubugingo bwacu no kurama kwacu, kugira ngo ubone kuba mu gihugu. Bidusabamo gukunda Imana, kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye abasokuruza banyu Aburahamu, Isaka, Yakobo ko azabaha gutambagira. Mose ababwira igihugu cyari cyasezeranijwe na Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariko namwe rubyaro rwabo bibasabamo kumvira iyo Uwiteka, gukunda iyo Mana no kuyumvira. Bizatuhesha buryo bwo kurama mu icyo gihugu. Abantu bamwe baba mu isi babona tugo kuko mfite amafaranga, yibagirwa n'umuremyi wa muremyi, yibagirwa n'uwamugejeje mu iyo kipimo arimo. Mana itatwishimiye ntago wagera mu buzima bwiza. Mureke dushakete n'Imana, cyane cyane abatundu twasogongeye ubutumwa bwiza. Imisi si imisi yo gucika indege, imisi si imisi yo kusubira inyuma, kuko ariho ibintu Mana yashize mbere yacu: ubugingo n'ubuzima, urupfu no kurimbuka.
umugisha n'umuvumo nuwo gutoranya. Sasa nimba ushaka kuba mu ruhande rw'Uwiteka uzabona iki? Umugisha n'ubugingo. Ariko mu gihe utashaka kuba mu ruhande rw'Imana, mu gihe udakunda Imana, mu gihe utumvira Imana, mu gihe utubaha Imana, ari ingaruka. Bene data, abari ku murimo mureke tuyikore mu kuri no mu mwuka, tuyobore abandi mu kuri no mu mwuka, tugirirane inama, tuhugurane neza, kuko Yesu azaza kandi kizamuzana nukujana itorero ryayo. Se uhagaze gute mu iminsi? Nanjye mpagaze gute? Murimo y'Imana yakuhaye urawukora gute? Urimo kuhamiriza Kristo gute? Numva tuhagarukira hano niwo kwisuzuma. Bibazo byose navuze, mu bibazo byose tufite ku isi, gisubizo ni Imana yonyine. Imana itaragutabara na wundi wagutabara, Imana itarakwibuka na wundi wakwibuka. Reka kwivanga n'ibibi, reka kwiyanduza, reka umve tena gukomera, kuramo ubwoba ku buzima bwawe. Izera Imana, umenye ko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo byanjye. Ari isezerano ry'Imana ufite, kugira ngo ubone iyo sezerano, kugira ngo ugere ku iyo sezerano, kunda Imana, umvira Imana, kiranukira Imana, izakugirira neza. Turagushimye Mana Israeli, tunejeje nawe uyu munsi mwiza, munsi w'amahoro, munsi w'umugisha. Tusengerera ijambo, ukomeze urigirire neza ku muntu wese uzumvira ijambo, rimugirire umumaro, rimubohore, rimwongerete n'imbaraga yo kuba maso kubakijijwe, yo kuba maso ku bantu bamaze kugira isezerano. Mana uzabashoboje bazagere mu kihugu, ibiturangaza urusaku rwa Satani turazirukanye. Ibyaha kubakiranutse, ibyaha mu itorero, ibyaha ku murimo wawe bikurweho nawe Mwami. Kwikakaza, kwishira hejuru, utuwe kumvira no kubaha Yesu Kristo. Abatarakizwa nabo ubeze batunganye, bace bugufi ya Mwami, bamenye ko ari we Mana. Isi yose ubabarire, isi yose wiyeze, isi yose yatunganye, gihugu cyacu kibabarire, amatorero babarire, usuka imbaraga z'umwuka tena abantu bongere babyuke ku murimo wawe. Kiza abarwayi, kiza imbunzi bahunze mu bihugu bitandukanye, indambara ku isi, inzara ku isi, izuba ku isi. Ni wowe gisubizo ibyo byose, ariko kingenzi urabandu kukumvira no kukubaha. Ariko tubabarire isi, wezi isi Mana, tubashe kubasha kurama ku isi twebwe n'imiryango yacu. Urakoze Mwami, girira neza abantu bawe, kandi utuye imbaraga zo gukomeza Yesu Kristo kugeza umunsi umwe natwe tuzabona ubugingo buhoraho. Uzaturinde kibi cyose cyatuteshuka, cyatuma tuteshuka tukapfukamira bitakwiriye Mwami. Urakoze, reka amahoro n'umugisha igende ku buri muntu wese uzatega amatwi ubutumwa bwiza, bimugirira umumaro. Muwo twirukanye ni Satani, migambi ye yose, butwari bwe bwose, miyambi yose aturasa, tutakora umurimo, tutakiranuka, tutizera, turamwirukanye Mwami. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe tugusabye twizeye mu zina rya Yesu, amina. Murakoze bene data, yari Pasteur Serugendo Dismas wabagezagaho ubutumwa bwiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ari bundi buryo tusha kubaha nimero de telefone, mu buryo twafashana mu gusengerana, mu kuhugurana, mu bundi buryo bwose. Mana ibaho umugisha. Ni 0742439754. Murakoze, Imana ibane namwe. Philadelphia, Imana irazirikana.